sobanuriye kuri iri jambo ubajije n'amateka n'ubu ngubu n'amagingo naya muri Efeso ahantu hamwe na hamwe baracyasenguye umugore, bamwe bamwita ngo ni Diane, abandi bamwita ngo ni Artemi, abandi bamwita ngo ni Semiramise. Je nasanze bakoresha izina rya Semiramise. Uyu mugore namubabwiraho ibintu byinshi. Uyu mugore afite imbaraga nyinshi cyane mu isi. Niwe mugore ufite imbaraga, ashinzwe gutsikamira amasengesho, umwuka we uba mu kirere. Ashinzwe gutsikamira amasengesho cyangwa gufata imigisha imano. Ugasanga umuntu ashobora kumara iminsi 3 mu masengesho, mu cyumba cy'amasengesho asenga Imana. Ya minsi 3 yarangira, hari amasezerano y'Imana yamuhaye. Wenda yagiye kwibutsa amasezerano y'Imana. Imana ikibuka ibyo yamusezeranyije. Muri cya gihe imurekuriye wa mugisha yamubwiye, Artemi we agawufatira mu kirere. Awufatira mu kirere bitewe n'iki? Ni ukuvuga ngo we agerageza uburyo bwose ashoboye. Awufata kubera ko hari aho udatunganiye Imana. Ariko niba hari aho utunganiye Imana, usenga utunganiye Imana, usenga ugororotse, byanga bikunda rya sengesho ryawe rirazamuka rikarinda rigera ku Mana. Ariko ni ukuvuga ngo iyo ufite ikigutandukanya n'Imana, iyo usenze amasengesho yawe aratsikamirwa. Ni hahandi usenga ukumva urasenga usa nk'ukubita ku gikuta, amasengesho arakugarukira. Niyo umugisha umanutse rero ukagusanga muri ako kazitiro, ni ukuvuga ngo arawutangira. Iyo agusanze utari mu mwanya mwiza arawuzitira. Artemi yari imana y'Efeso. Yarafite, Bibiliya yatubwiye ngo yarafite urusengero bamusengeragamo. Ngo umuyobozi w'urwo rusengero yari Demetiriyo. Demetiriyo ngo yacuraga mu ifeza ibishushanyo by'urusengero rwa Artemi, akungukira abacuzi be byinshi. Igihe kimwe haza kunyura umuvugabutumwa Pawulo, agenda muri Efeso, anyura muri Efeso, agenda yigisha ngo Imana zaremwe n'abantu ntabwo ari Imana nyakuri. Itorero riza gucikamo kabiri, bamwe bajya ku gihande cya Pawulo, abandi baguma ku gihande cya Artemi. Ngo icyo gihe ngo habaho impagarara nyinshi zitewe n'inzira ya Yesu. Ngo umuntu witwaga Demetiriyo, umucuzi w'ifeza, wacuraga mu ifeza ibishushanyo by'urusengero rwa Artemi, akungukira abacuzi be byinshi, ngo abateraniriza hamwe n'abandi bakoraga uwo mwuga, arababwira ati twumvikane, murareba kandi murumva yuko atari muri Efeso gusa, ahubwo no muri Aziya hafi ya hose Pawulo arimo arosha abantu ngo Imana zaremwe n'abantu si Imana nyakuri. Kandi murabizi ko niko twebwe umuco wacu ni nako twatoje abantu. Ngo nabo babyumvise bagira umujinya mwinshi, barasakuza ngo Artemi y'Abayefeso irakomeye. Uyu mugore Artemi afite imbaraga nyinshi. Ni ukuvuga ngo hari abantu benshi basenga Artemi na Nimurodi, bazi ko basenga ngo umwana na nyina. Uwasobanura iby'uyu mugore Artemi na Nimurode ariwe Semiramise, ariko bamwita ikuzimu, ni amateka maremare. Ariko reka iby'icyo gishushanyo mbihinira aho ngaho, gusa abwirwa benshi akumva beneyo. Naje kuva aho ngaho muri iyo nzu, banjyanye ahantu ku mazi menshi, hageze nahasanze umugore mwiza cyane. Kumwitegereza nasanze ari umugore mwiza, naramurebaga nkabona ishusho ni mwiza. Ariko ngize ngo ndareba hasi ku birenge, hasi nifa ariko hejuru n'umuntu, barambwira ngo uriya ni Mayimuna, ashinzwe gutanga ubukire cyangwa ubutunzi. Uragenda ukamubwira ikibazo ufite, mu gihe runaka wamusabiyemo aguha ibyo wamusabye. Uragenda akaguha akatsi cyangwa agasokozo cyangwa akabuye, akakubwira ngo genda ugakoreshe gutya na gutya na gutya, uzabona icyo wasabye mu gihe wagisabiyemo. Iyo ubikoresheje nk'uko yabigusabye, ubona icyo wasabye mu gihe wagisabiyemo. Uwo mugore afite imbaraga, atanga ubutunzi, ariko ubutunzi nta butunzi bwo mu mwijima, ni Uwiteka Nyiringabo avuga. Arabuguha ariko nta mahoro. Baguha ubutunzi bakakubwira uko uzabwitwaramo, bakakubwira ngo turabiguhaye, ariko ntuzigera urya ibiryo bikaranze, uzajya urya ibijumba n'ibishyimbo. Uzubaka ama etaje, wubaka amazu meza, ariko uzubaka kandi ka next ugasakaza ibyatsi, bakubwira kuntu uzakubaka. Ntuzigera uryama kuri matora, uzaryama ku rutara
rushasheho wenda ibyatsi ruriho n'ikirago, bagira uko bagutegeka uryama, bagira uko bagutegeka urya, bagira uko bagutegeka kugenda, ku buryo nta mahoro na makeya ushobora kugira. Ushaka amahoro ukayabura, kandi ibyo byose naho byaza ari byinshi ariko nta mahoro ufite, ntacyo bimaze. Turiho kuko dufite amahoro, tugubwa neza kuko dufite amahoro, ariko iyo bamaze kukunyaga amahoro bakayatwara, ibyo ufite byose biba ari imfabusa, nta nubwo bishobora kukunyura. Mayimunu waguha ubutunzi ariko nta mahoro ugira mu buzima, urinda upfa nta mahoro ugize. Iteka ryose yaguhaye ubutunzi agusaba igitambo cy'amaraso, akakubwira ngo ndaguhaye, ariko nawe gira icyuma, ntambira nk'umwana wawe w'imfura, cyangwa se ntambira umuhererezi wawe. Niba ushatse utarabyara, barakubwira ngo turafunga umugore wawe, ntuzigera ubyara na rimwe, uzapfa utabyaye. Iyo umaze kubyemera rero mukorana amasezerano, barakubwira ngo niba utarabyara dutambira umubyeyi ukunda, niba nta mubyeyi dutambira inshuti yawe. Ibyo nibyo nagiye mbona bakoresha igihe cyose, bakoresha ibimenyetso by'ibitambo by'amaraso. Mayimuna naramwitegereje ndamureba, afite ibikorwa byinshi ayoboye mu mazi. Banjyanye ahantu mu mazi bajya kutwereka ibikorwa akora, ibikorwa ayoboye aho ngaho. Twageze ku basore beza ubona rwose b'urubyiruko. Abo basore ni abarozi baza kurogesha isi amagambo y'amaterme, babaza bafite aho bavuye, bafite ibyo baje gukora ku isi. Noneho n'abandi bazima babibona bakagira ngo ibyo bintu ni style nziza, nabo bakabikurikiza, ariko babizanye bafite impamvu yabyo. Nk'urugero, ukajya kubona ukabona nk'umusore cyangwa se n'umugabo, dore ko ubu ngubu noneho twajwemo, akambara ipantaro. Ibyo bintu akenshi muzabisangana n'ababa bambaye ukuntu, akambara ipantaro aho kugira ngo azirikiraho ipantaro yagenewe, ngo ubwo ngo yambaye ngo pocket down, ipantaro akayimanura akayambarira hafi munsi y'ikibuno, ikagenda irereta nkaho hari ibyo yakozemo. Abo basore niba uzasangana utwo duterme. Urugero, ukajya kumva nko hanze y'abasore, ujya kumva karavuze ati ndagaswi. Ijambo bita ndagaswi, uwo musobanuza ngo mbega iryo jambo rivuze iki, ntabyaza, ariko icyazi cyo nuko abivuze. Iryo jambo ni mu rurimi rwa kidayimoni, bagira indimi bakoresha ubwabo bumvikanaho. Iryo jambo rero ni ijambo ribi cyane, rituka Imana rikayambika ubusa. Iyo uvuze iryo jambo, ni ukuvuga ngo hari abadayimoni, hari imyuka mibi uba wikururiye muri wowe. Ugasanga umwana yagiye ku ishuri, agarutse yarangiritse, ubibona ko yangiritse kandi yaragiye ari umwana muzima, kubera dayimoni umwe. Iyo umufunguriye umuryango muri wowe, hinjira abadayimoni 7 bashoreranye, ntabwo hinjira umwe gusa ngo birekera aho ngaho. Urundi rugero rwa kabiri, ukajya kubona ukabona hari ibintu bigezweho hanze aha ngaha ngo ni amacensi. Chance ntabwo ari ijambo ribi, ni ijambo riri mu Cyongereza bivuga amahirwe cyangwa se chance. Ni ukuvuga ngo iryo jambo mu by'ukuri si ribi, ariko kubajya kuzanayo imbaraga cyangwa se icyubahiro, cyane cyane nko muri abaririmbyi cyangwa se abacuranzi bajya kuzanayo imbaraga, kuko hariho abacuranzi cyangwa se n'abaririmbyi bamaze kurebayo bajya kuzana imbaraga, bajya kuzana ubuhanga bwo kuririmba. Iyo bamaze kumuha imbaraga baramubwira ngo nugera aho uri bukorera igitaramo, buri muntu wese muba muri kumwe kuri stage uri bugufashe kuririmba, ugende umuramutsa umuhereza amacensi. Kwa kundi umusore afunga ingumi, undi agafunga ingumi, bakatigongaho amacensi, mwana, ibintu nk'ibyo. Iryo ntabwo ryari ijambo ribi, ariko uburyo rikoreshwa ntabwo wamubona ari hariya ngo umubwira ngo censi gusa. Bigira ikimenyetso nibura bigendana nacyo. Icyo kimenyetso rero nicyo baba barabahaye, bakabwira ngo igihe cyose nagera aho aririmbira, uwo uzamufasha kuririmba
azagenda buri muntu amuzenguruka amuhereza amacensi. Uko azagenda amuzenguruka amuhereza amacensi niko bazajya bohereza imbaraga. Ni nka karibu abahaye imbaraga z'imyuka mibi kugira ngo bazamuke bafashe wa muririmbyi kuririmba, n'aba bacuranzi babafashe. Icyo gihe bahuma abantu bose baje muri icyo gitaramo amaso, naho yaririmba yambaye ubusa bahita babona yuko ibyo akora ari byiza ari bizima, ariko mu by'ukuri we afite misiyo. Abandi rero babibona nabo bakabona ni ibintu byiza, ariko ntibazi aho bivuye, ntibazi ababikora ni bande, ese bagambiriye iki, ese bivuze iki, ese biriya bisobanuye iki. Ni ikibazo gikomeye. Tumaze kuva aho ngaho twaragiye tugera ahandi hantu hari abakobwa. Abo bakobwa nkibitegereza nasanze ari abakobwa beza, kubareba gutya ku maso ishusho yabo nabonaga ari abakobwa beza. Abo bakobwa rero kuwa gatanu aba ari igihe cyo kujya mu masaro de coiffure, kujya mu nganda kuzana imyenda bari bukorane ku isi. Ni ukuvuga ngo nimvuga mu nganda cyangwa se mu masaro de coiffure, uko tubona isi imeze hari umujyi uteye ubwoba, ariko ikibazo ntibucya cyangwa ngo bwire, kandi nta mahoro umuntu waho uwo ari we wese aba afite. Abo bakobwa rero bajya mu nganda kuko nazo zirahari zikora ibintu byinshi kandi bitandukanye. Abo bakobwa saa 11 za nimugoroba kuwa gatanu barazamuka, baba bafite aho bagomba kunyura bazamuka hano ku isi. Iyo bamaze kuzamuka hano ku isi baba bafite misiyo bajeho, nibo bazana imbaraga z'imyuka y'ubusambanyi bw'amoko atandukanye. Isi ifite ikibazo gikomeye cyane ku bw'abo bakobwa. Baza mu ishusho y'abantu, baba bagaragara nk'abantu, baba bagaragara nk'abantu bazima, baba bagaragara yewe nk'abantu beza rwose, ariko imbere aba ari amasegaryana. Baba bambaye ishusho ariko imbere baba ari abadayimoni. Ushobora guhura nawe, abenshi baba bari ku mihanda bicuruza, ushobora guhura nawe mukumvikana ibiciro, kuko iyo bicuruza nyine bacuruza imibiri yabo, mwakumvikana ibiciro mugasezerana ko mugomba kujyana mu rugo. Ni ukuvuga ngo iyo yagutumweho, iyo umusomye gusa baba bazi igihe aho muzahurira, n'igihe muzahurira, n'isaha muzahurira, n'iminota muzaba muri kumwe. Aho muzahurira baba bahazi. Igihe cyo guhura cyawe nawe iyo kigeze, ikuzimu haba hari uruziga rw'abadayimoni. Iyo agusomye gusa agucira mu kanwa ikintu gifunguye hasi no hejuru nk'umukondo w'agacumu. Iyo ugiciriye hasi, icyo gihe abari ikuzimu bahita baguhamagariramo. Bashobora kutakujyana wese ngo ugende ubure, ariko bahita bahamagara umwuka wawe, umwuka muzima, bakawukurura. Icyo gihe iyo uhagaze uhita umera nk'ufashwe n'isereri ukuntu, bahita bohereza undi mwuka mubi muri wowe. Umuntu ukabona yari intangarugero, yari umuntu muzima, nta kibazo yari afite, yari umugabo wiyubashye cyangwa umugore wiyubashye, ariko umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri ukajya ukabona umuntu arapfuye ahagaze, ukabona imico irahindutse, ukabona ntabwo uzi ukuntu abaye. Bamwe bakavuga ngo barwaye abadayimoni. Hari ababa bahuye n'icyo kibazo ariko ntibabisobanukirwe. Iyo bohereje undi mwuka rero muri wowe, icyo gihe basigara ari bo bagukontorora. Igihe bashatse kukwicira barakwica, icyo bashatse kugukoresha baragigukoresha, ariko cyane cyane utasambanaga bahita bamuroha mu ngeso z'ubusambanyi. Bamwe bagatangira gucuruza ibiyobyabwenge, abandi bagatangira kubaroha mu kubinywa. Abo bakobwa bafite misiyo ndende kandi mbi hano ku isi. Nibo bazanye imyambarire igezweho iriho irambikwa abantu ubusa, irimo irambika ababyeyi ubusa, irimo iratwambikira urubyiruko ubusa. Ugasanga umwana w'umukobwa yambaye ukagira ngo yibagiwe kwambara, wamureba ukavuga uti ibyo byose ashobora kuba yavuye mu rugo ariko yibagiwe kwambara. Yagira ngo arambaye nibura ngo yambaye ipantaro ntako atagize, ugasanga yihambiriye yiboshye, ukagira ngo bashyizeho karubone, ukagira ngo bamudekaritse. Bo bafite misiyo, barimo barazana imyambarire iriho irambika abantu ubusa. Abantu barimo baragenda ku musozi bambaye ubusa,
ugasanga umuntu yambaye umukondo wazi, umukondo uri hanze, n'umwana w'umukobwa utegereje ejo heza hazaza, ategereje umusore uzamubenguka, ariko amabere ari ku gasozi, ikibero cyose agitwaye ku gasozi. Bibiliya ikavuga ngo umusozi uri mu mpinga ntujya wihisha, turi inzandiko zisomwa n'abantu bose. Ni ukuvuga ngo uwo musore uzakurambagiza azabanza arebe niba ufite indangagaciro z'umunyarwandakazi. Ugasanga ababyeyi, umubyeyi aruzukuruje, afite abuzukuru, afite abakwe, ariko wareba imyambarire ye, yambariye abakwe ubusa, yambariye abuzukuru ubusa, yambariye abana b'ubusa, arimo arabaha ingero. Uwo mwuka urimo urakora cyane bikabije, kandi uwo mwuka wazanywe n'abo bakobwa nasanze aho ngaho. Bo bazanye iyo myambarire bafite misiyo. Abandi nabo babireba, ejo ugasanga yambaye ubusa ngo ni modeli zigezweho, ariko ntabwo ari modeli, ahubwo bo bafite misiyo bajeho hano ku isi. Niyo mpamvu rero umuntu wese ashatse yabera amaso umubiri ndetse n'ubugingo bwe. Naje kuva aho ngaho maze kureba ibikorwa by'abo bakobwa, mva aho ngaho natemberejwe ahantu henshi, nabonye ibintu byinshi. Naje kujya guhabwa akazi. Mbere yo guhabwa akazi nabanje kwitaba inama. Nitaba inama, ngeze mu nama nsanga ni inama y'ishishi n'ibikeri, kandi izo shishi n'ibikeri bivuga. Ni jyewe nari ndimo nambaye umubiri wanjye, ngiye kumva numva urushishi ruravuze ngo none ko nibitinda ari si uyu nguyu bizamenyekana ko abahari, kuko umuryango we numubura bazashakisha, nibashakisha bazagwa kuri ba bantu basenga wa mugabo. Uwo mugabo bavugaga na wundi ni Yesu Kristo, kuko iyo ugezeyo kuvuga izina rya Yesu ntabwo bishoboka. Ugerageza kugira ngo uryature, ariko ntibishoboka, kuko unabishoboye ukarivuga haba intambara ikomeye kubw'iryo zina. Bazirikana icyo Yesu Kristo yabakoreye amaze kugera ikuzimu, baramwubaha, baramutinya. Iyo ugezeyo rero, ukigerayo bwa mbere, ikintu cya mbere bakubaza, bafite umubabaro n'agahinda kenshi, barakubaza ngo tubabarire, utubwire izina rya wa mugabo uba hejuru iriya. Izina baba bakubaza nta rindi ni Yesu. Ni ukuvuga ngo iyo wibuka inyuguti imwe ntabwo wibuka iya kabiri, ushakisha inyuguti ya kabiri ukayibura kugira ngo ubashe kuvuga Yesu. Ni ibintu bikomeye, nako ntibinashoboka. Ntabwo bishoboka ko ushobora kuvuga izina Yesu iyo umaze kugerayo. Ni ukuvuga rero ngo izina Yesu ubwaryo iyo ugezeyo riba rifite agaciro kandi riba rifite umumaro. Kugira ngo uryature rero, ibyaho byose birabomborekana, inganda zigashya. Urushishi rero rwaravuze ngo ba bantu basenga wa mugabo nibamara kumenya ko ari aha ngaha, bazahamagara wa mugabo azamudukura mu maboko. Hari icyo twakora. Igikeri ubwacyo kiravuga ngo noneho nanjye nemeye kwitanga kugira ngo ninjire mu ishusho ye. Murabizi ko ishusho y'umuntu atari we muntu. Ninjire mu ishusho ye, nzamukane nawe ku isi, ariko ubugingo tubusigarane. Murabizi ko ishusho y'umuntu ntabwo ari we muntu, bankozemo abantu babiri b'umuntu umwe. Ndabaha urugero. Iyi ni CD, ari kirimo imbere cyitwa CD. Iyi iri kumwe n'iyi pochette byose byitwa CD. Ariko mu by'ukuri hari CD nyirizina, hari na pochette. Mfite uburenganzira bwo gutandukanya CD na pochette nkabigira ibintu bibiri kandi by'ikintu kimwe. Iyi pochette ibika CD kugira ngo itangirika. Ni ukuvuga ngo n'ishusho y'umuntu n'umuntu niko bimeze. Ubundi umuntu muzima ni uzabona Imana, ni ubugingo burimo imbere. Ubugiye urandeba n'ishusho urayireba, ariko mu by'ukuri ntunzi. Nzwi n'Imana yo mu ijuru yandemye. Hari ubugingo rero, hari n'ishusho ari we mubiri uyu nguyu ureba. Ni ukuvuga ngo nabigereranya rero, ubwo bugingo nabugereranya n'iyi CD, kuko iyi CD niyo iriho icyo dukeneye. Habe indirimbo, habe ivugabutumwa, biri kuri iyi CD. Ariko iyi pochette irayimbikiye kugira ngo itangirika. Ubugingo bushobora gutandukanywa n'umubiri, uko niko bangenje.
bafashe ubugingo bwanjye babukuramo dayimoni w'igikeri. Ndagereranya aka gapapuro na dayimoni w'igikeri yinjiye mu ishusho yanjye. Aho nanyuze ngenda banteretse mu ndobo bashyiraho imigozi ibiri, banzamurira mu ndobo nk'abanzamuye muri esanseri, ariko mu by'ukuri bazamuye umubiri gusa. Iyi shusho ubugingo buzabona Imana barabusigaranye. Hazamutsemo imbere mu ishusho yanjye dayimoni w'igikeri. Nagarutse ku isi. Aho nanyuze ngenda niho nanyuze ngaruka, ariko mu by'ukuri nubwo nari ngarutse, muri jyewe hari icyari kindimo. Ishusho ureba inyuma utarebye imbere wavuga ngo dore sede ya Rebeka, utabashije kureba gufungura ngo urebemo imbere. Nagarutse ku isi nyuma y'iminsi 7 iwacu barambuze. Nasubiye mu muryango wanjye bisanzwe, ubuzima bwarakomeje, ariko bukomeza ndi ikindi. Hari icyari kindimo, hari icyankoreshaga. Bari basigaye bankoresha nk'abakoresha telekomande, batumaga wa wundi nasizeyo yarangiza nawe agakoresha wa wundi uri ku isi. Bambwira ngo nyura aha nkahanyura, bambwira ngo icare nkicara, bambwira ngo genda, bambwira ngo iruke nkiruka. Ngaruka mu buzima bisanzwe, ngaruka mu rugo, ngaruka activite zose ndazikora nk'abandi bana, ariko mu by'ukuri hari icyari kindimo, ari nacyo cyagombaga kunkoresha. Ubuzima bukomeza, ndibuka umunsi umwe baranyicaza barambwira ngo noneho rero ntabwo uzaguma muri ibi ngibi gusa, ahubwo ugiye guhabwa akazi. Baramfashe banjyana ahantu barantembereza mu nganda nyinshi cyane. Bantembereje mu nganda, bangejeje mu ruganda rukora amavuta yo mu mutwe, banjyana muri urwo ruganda. Kimara kugera muri urwo ruganda barambwira ngo wowe ugiye guhabwa akazi muri uru ruganda mu gihe gitegereje kuzatumwa aho ugomba gutumwa. Natangiye akazi mu ruganda ndakora, nitegereje uko bakora bintera ubwoba, ariko kuko ari akazi nari nahawe kandi ngomba gukora, nta kundi nari kubigenza, nagombye gukora. Uko twakoraga muri urwo ruganda rero, iyo uruganda rwashomaga giye nakoraga mu ruganda rukora amavuta yo mu mutwe bita amaproduit. Iyo uruganda rwashomaga byabaga ngombwa kwica abana b'impinja. Kwa muganga mu bitaro bakagerageza kureba ababyeyi bagakuramo amada bakica abana. Saa sita z'ijoro yabaga ari isaha y'abadayimoni kuzamuka mu marimbi kujya kuzana abo bana. Iyo babagezaga ku ruganda, ikintu cya mbere bakuragamo babanzaga gukuramo ubwonko. Ubwo bwonko nibwo bakoragamo amavuta atukuza ahindura uruhu. Imana ijya kuturema yaturemye mu ishusho yayo. Twebwe turi ubwiza bw'Imana. Ubu uri igikara, ubu uri inzobe, ubu uri imibiri yombi, uri ishusho y'Imana. Uko Imana yakuremye nuko nguko uri ishusho y'Imana. Kandi muzirikane ko icyatumye Satani akurwa mu ijuru akamanurwa mu isi ni ukubera ishusho y'umuntu. Satani nawe aricara aravuga ati ntabwo bicira aha ngaha bitewe n'iki ngiki kibayeho, nangiriye shusho hari uko nshobora kuyangiza. Ayangirisha ubwonko bw'umwana w'uruhinja. Bamwe dore ko bicara bakavuga ngo Imana yandemye igiye kuruhuka, indema nabi, jye nari kuba inzobe ingira igikara. Bityo rero bamwe na bamwe bakiha gukosora Imana, ariko Imana nizaza ntizaceceka. Menya kuremwe mu ishusho y'Imana, uri ubwiza bw'Imana. Uko usa kose uri ubwiza bw'Imana, uko uteye kose uri ubwiza bw'Imana. Satani yibashuka. Ibyasigaraga twabishyiraga mu mashini tugasya. Twamara gusya bagashyiramo amaproduit chimique. Barangiza najya kubona nkabona bazanye ibikombe, uruganda rw'ibikombe rwagemuraga ahangaho. Najya kubona nkabona handitseho ibihugu biri hano ku isi bisanzwe bizwimo izo nganda zikora amaproduit. Ntabwo mvuze ko hatari inganda hano ku isi n'ubundi zikora ayo maproduit. Inganda zirahari ziyakora rwose, ariko ikibazo ntiwatandukanya produit yakorewe ku isi n'iyakorewe ikuzimu. Ariko abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Satani ni umunyabinyoma, icyamuzanye ni ukwica, kwiba no kurimbura.
arashaka kwica abantu b'Imana yiremeye akoresheje ibyo byose. Ikintu cya mbere bakoraga, babanzaga kuzana ibyo bikombe tugashyiramo amaproduwi. Abacuruzi bamaze kurebayo bazaga kurangura, bakaza kurangura, bakazana ibicuruzwa hano ku isi. Hari ababaga baramaze gukorana amasezerano arambye na Mayimuna. Icyo gihe baravugaga ngo wenda tujye tubisanga ku kiyaga runaka, niho tuzajya tujya kudeduwana, cyangwa se tujye tubisanga ahantu runaka, cyangwa se bagakora amasezerano yuko amaduka yabo azajya ahora yuzuye. Akavuga ati yewe iduka ryanjye rijye rihora ryuzuye, bitewe nuko igitambo bamusabye yagitambye kandi akagitambo mu gihe gikwiriye. Icyo gihe barakubwiraga ngo nawe mu gihe watambye igitambo mu gihe gikwiriye kandi ugatamba igitambo kizima, saba icyo ushaka. Ubwo rero wasabaga icyo ushaka. Narakoze nkora igihe kinini, nkora n'imbaraga zanjye zose, nkora n'ubwenge bwanjye bwose, ariko ibyo ngibyo twakoraga ntabwo byari binejeje umutima wanjye. Najyaga nibaza yuko hari icyankura aho hantu, jewe ibyiringiro byanjye ntabyo nari ngifite, nta byiringiro nari mfite byuko natabarwa, ariko nari mfite umubabaro mwinshi wo gukoreshwa iyo mirimo kandi nta ruhare nabigizemo. Igihe cyaje kugera ndi mu kazi ndiho nkora, barambwira ngo ninze njye kurahira indahiro ya mbere. Naragiye mpagarara imbere y'indahiro. Mu gihe nari ngiye guhagarara imbere y'indahiro, bampereje igikombe cyuzuye amaraso mu ntoki n'inyama nini cyane mu ntoki. Banyeretse urupapuro n'amagambo yanditse ngomba gusoma mu gihe ndahira. Yari amagambo avuga ngo mwami w'abami, ndaje kugukora amasaha 28 kuri 28. Icyo uzankoresha nzagikora, aho uzantuma nzahajya mu gihe gikwiye n'ikidakwiye. Narangiza nkaryaho nkananywaho. Icyo gihe bari bambwiye yuko nindahira iyo ndahiro ngomba guhita mpabwa ubushobozi bwo kwihindura urushishi. Mu gihe nari maze kurahira indahiro ya mbere yo kwihindura urushishi, iyi foto nayo niyo maze kurahira indahiro ya mbere yo kwihindura urushishi. Kugira ngo ujye mu muryango w'abaroze kuruwa ubanza kurahira indahiro 6. Iyo umaze kurahira izo ndahiro 6 uhabwa ubushobozi. Umurozi wa mbere ku isi n'umupfumu wa mbere ku isi baba mu gihugu cya Nigeria. Ababirirwa baturoga batubeshya badutobera udufu tw'ipusi n'imbwa n'utwatsi, aba nabo bakorera Satani batazi. Cyokora bafata umwuka mubi w'ubugome bakawumwoherereza. Bamara kumwoherereza akaba umugome mu buryo atiteguye, agatangira kuroga no kwica abana muri quartier, kwica abantu muri quartier, ari ubugome bumuhanzeho gusa, nawe akorera Satani atazi, nta kindi gihembo abitegerejemo. Uwo mwuka w'abaroze kuruwa ni umwuka ukomeye cyane. Iyo urangije indahiro z'abaroze kuruwa, urahira indahiro zo kujya muri Framaso. Umuryango w'abaframaso naho rero urahira indahiro 6 zose hamwe zikaba indahiro 12. Ubu uri umukozi wa Satani ku isi wemewe. Iyo ugeze ku ndahiro ya 11 uhabwa imbaraga, ukaba wava mu Rwanda ukajya nko muri Amerika udateze indege, ugenda mu buryo bwa gishitani. Nukuvuga ngo aho uzagera mu gihugu uzageramo cyose, umuntu uzakwakira azaba ari umuframaso. Uwo muzicarana, uwo muzaganira aba ari umuframaso. Uwo mwuka wa framaso ni umwuka ukomeye cyane. Ni umwuka ushaka ko amadini yose aba idini rimwe, aterana akaba idini rimwe. Uwo mwuka uza wiyoberanya nk'abantu b'Imana, ariko mu by'ukuri bafite undi mwuka bakorana nawo, ariko ntushobora gupfa kubimenya utari mu mwuka w'Imana. Uwo mwuka ni umwuka ukomeye cyane, uriho urindagiza abantu benshi cyane. Ariko ndagira ngo mbatangarize yuko ibyera byose ntabwo ari amata. Nagombaga kurahira indahiro kugira ngo mpabwe uwo mwuka wo kwinjira muri Rose Kuruwa. Naragiye ngi imbere y'indahiro ibyamamare.com, nijyaho nkwaho mpita mpabwa ubushobozi bwo kwihindura urushisha ako kanya. Maze guhabwa ubushobozi barambwiye ngo ninze batangire bantume. Batangiye kuntuma rero, barambwira ngo bagiye kuntuma ku isi,
kandi nibantuma ngomba gukora ibyo bantumye. Hari ahantu hari umukozi w'Imana ariho arigisha inyigisho zo kubohoka i Remera hafi ya Rufa Palace. Hari ahantu ku kaetaje umukozi w'Imana ariho arigisha hasi muri kave yigisha inyigisho zo kubohoka. Barambwira ngo ihute, iruka, genda umwice. Barambwiye ngo nta kindi kintu tugutumye, kumugusha wabishobora, kumurindagiza wabishobora, kumuvangira wabishobora, ariko ntabwo ari byo tugutumye. Tugutumye kumwica kandi agapfira imbere y'abamubona bose n'abamukurikiye bose. Narazamutse ndaza ndinjira mu rusengero, ariko mbere yo kwinjira nasanze umudiyakoni ahagaze imbere y'urusengero. Sanze ahagaze mu muryango, naramubonye mbona yuko nawe ntacyo antwaye, nta kibazo nawe ibyo ari byo byose. Hari imwe mu myuka yacu afite, cyane ko hari aho twageraga wabona umudiyakoni ahagaze ku muryango gusa, ukajya kubona ukabona yambaye imbaraga nyinshi cyane, wamureba ntubashe kumenya uwo ari we, ukabona ni ikintu cy'umucyo kiri aho ngaho, ntabwo wamenya uhahagaze, kandi uwo mucyo ukakurasa ukwigizayo. Icyo gihe iyo wabaga watumwe gutera iryo torero, ntabwo wabashaga gukora ibyo bagutumye, ahubwo warakataga, iteraniro rigatangira urungukira mu madirishya rikarinda rirangira, ugataha na raporo ujyanye. Aho rero bari bantumye, nagize amahirwe yuko wari uwahagaze nawe yari afite imyuka imwe mu yo twakoreshaga, yari ayifiteho. Yaranyinjije, arandamutsa, ambikaze, ndamubwira nti noneho kuko nshaka gukizwa, ndashaka kwegeraho numva neza ijambo ry'Imana. Yaranyihutishije cyane, aragenda anyicaza ku ntebe y'imbere aho ndeba abakozi b'Imana neza. Maze kuhicara, iyo nageraga mu rusengero nabanzaga kubara inguni z'urusengero. Buri nguni nayihagarikagamo umumarayika wa Satani n'inkota yaka umuriro, abo twabitaga abarinzi. Ku muryango nawoherezaga uwo bita cyambuzi, yabaga afite uburoso ashinzwe guhanagura umuntu wese usohotse. Ukaza mu rusengero ukumva ijambo ry'Imana, ugafashwa, ukumva birajyamo neza, ukumva rwose urabyumva neza, ukumva byagufashije. Wagera ku muryango cyambuzi niho yabaga arindiriye abakristo basohoka. Yabaga afite uburoso agahita guhanagura, agahita ibyo wumvise byose abikwambura, ukagera hanze uri vide nkuko winjiye uri vide. Cyakora akaguzigira ijambo nafashijwe, ukagera hanze wumva wafashijwe, wumva rwose ibyo wize byagufashijwe, ariko utibuka naho basomye. Ibyagufashije ntubizi, ariko icyuzi cyo nuko wafashijwe. Ku Ruhimbi twawoherezaga bita Rutindangezi na Nyirakagenza. Uwo Rutindangezi na Nyirakagenza babaga bashinzwe guteza amagambo y'amangambure ku Ruhimbi. Niba umukozi w'Imana ahagaze agiye gusoma ijambo ry'Imana, niba agiye gusoma muri Zaburi, ugahita umuvangira, yajya kuvuga Zaburi akavuga ati dusome muri Muzehe, kandi Muzehe nta gitabo agira muri Bibiliya. Yajya gusoma mu byakozwe n'intumwa, agasoma mu byakwiswe n'inkuba. Igihe cyose iyo Rutindangezi na Nyirakagenza babaga bahawe ikaze kugira ngo bahagarare ku Ruhimbi, nabo babaga bafite icyo bagomba gukora kubijyanye no kuvangira umuvugabutumwa. Icyo gihe n'umwe aho ngaho rero nari naje iyo myuka yose nyifite. Iyo ijambo ry'Imana ryatangiraga, icyambere nabanzaga guteza imyuka mibi mu bakristo, ngateza gufashwa ntibahinduke, ngateza kwibazanyaho, ngateza kurondora ingeso z'umwigisha bazirondorera mu mubiri. Igihe cy'ijambo ry'Imana ngateza abana kurira. Ababyeyi bose bafite abana, buri mwana mwegera munosha, buri kana nkanosha, utwana tukaririra rimwe mu rusengero, kugira ngo ba nyina cyangwa se base batumva ijambo ry'Imana. Umuntu akaba yamara ukwezi, amezi abiri, ndetse n'umwaka ujya ugeraho, umuntu adashobora kumva ijambo ry'Imana, kandi niba hari ubuhanuzi butavangiye nibi. Umuhanuzi ashobora guhanura, Satani akamuvanya, ariko si uko abatatuye. Ariko ibyamamare.com n'ubuhanuzi butavangiye. Icyo gihe rero icyo nakoraga,
nakoreshaga uburyo bwose nshoboye ku buryo ndindagiza abantu imitima imwe mu gihe cy'ijambo ry'Imana nkayisohora. Bamwe nkatangira kubatekereresha ibyo basize, abandi bagatekereza amabizinesi bahozemo